turagarutse dusobanura impamvu Bibiliya y'Abakatolike igira ibitabo 73 naho iy'Abaprotestanti ikagira ibitabo 66. Turi kwibaza ngo byagenze gute? Ni bande bari mu kuri? Twemera ibihe tureke ibihe? Ese Abaprotestanti hari ibitabo by'Imana baba barirengagije? Ese Abakatolike hari icyo baba bariyongereye kuri Bibiliya kitavuye mu bushake bw'Imana? Ku munsi w'ejo twasobanuye ibanga rimwe mu mabanga 5 yagendeweho, icyo twita canonicity. Canonicity ni uburyo itorero rya mbere ryavumbuye ibitabo Imana yemera, ibitabo Imana yashimye ko bijya muri Bibiliya. Nyuma yo gukora ubushakashatsi bwimbitse, bashorewe, bayobowe, bahishuriwe n'Umwuka Wera w'Imana, Roho Mutagatifu. Twavuze ko kugira ngo igitabo cyemerwe gishyirwe muri Bibiliya mu Isezerano rya Kera, ikintu cya mbere cyagombaga kuba cyemewe na Ezira. Ezira yari umutambyi wemewe n'Imana Nyir'ijuru, kandi yari umuhanga w'umwanditsi mu bijyanye n'amategeko y'Imana. Ibyo Bibiliya irabihamya, ndetse n'umwami w'abami witwaga Artazerusi nawe yarabihamije cyane ko uyu Ezira yanditse muri Bibiliya igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, ndetse n'igitabo yise izina rye, igitabo cya Ezira. Uyu munsi rero reka tuvuge ibindi bintu 4, andi mabanga 4 yashingiweho kugira ngo bemeze ibitabo bigomba kujya mu Isezerano rya Kera muri Bibiliya. Icya kabiri, igitabo cyagombaga kuba cyemewe n'abayobozi b'Abayuda, Jewish leaders, kubera ko Isezerano rya Kera ni ibitabo by'Abayuda. Abayuda rero bemeye ibitabo 39 byonyine. Ibitabo bya mbere bibanza muri Bibiliya mu Isezerano rya Kera Abayuda bemeye ni ibitabo by'amategeko, ibyo twita Tora cyangwa Pentateuch cyangwa Pentateuch. Ni ibitabo byanditswe na Mose, Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara. Ibitabo bikurikiyeho ni ibitabo 12 twita ngo ni ibitabo by'amateka, kuva kuri Yosuwa kugera kuri Esiteri. Ibitabo bikurikiyeho ni ibitabo 5 twita ibitabo by'ibisigo n'ubwenge, Poems and Wisdom Book, kuva kuri Yobu kugera ku ndirimbo ya Salomo. Ibitabo bikurikiyeho ni ibitabo 17, ibitabo by'abahanuzi. Harimo abahanuzi bakuru aribo Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli na Daniel. N'abahanuzi 4. N'abahanuzi batoya uko ari 12, kuva kuri Hoseya kugera kuri Malaki. Byose hamwe iyo tubiteranije, ibitabo 5 by'amategeko Tora, 12 by'amateka, ibitabo 5 by'ubusizi na 17 by'abahanuzi, iyo tubiteranije biba ibitabo 39. Abayobozi b'Abayuda rero nibyo bemeye byonyine. Ibi Bibiliya y'Abaprotestanti irabihamya, ndetse n'iyo tugiye mu mateka dusanga ari byo bitabo abayobozi b'Abayuda bemeye byonyine. Ibanga rya gatatu rya canonicity ryashingiweho kugira ngo ibitabo by'Isezerano rya Kera byemerwe bishyirwe muri Bibiliya. Ibintu byanditswe muri ibyo bitabo byagombaga kuba bihura n'ibyanditswe mu Isezerano rya Kera. Ibi bitabo 7 ba muri Bibiliya ya Katolike
ibyo twita apokarafa. Hari aho bigenda bivuguruza ibindi bitabo tubona muri Bibiliya mu isezerano rya kera. Ibanga rya kane, ibi bitabo byo mu isezerano rya kera byagombaga kuba bihura 100% n'amategeko y'Abayuda, laws of Jewish, nk'ariya mategeko ya Torah, amategeko ari mu bitabo 5 bya Mose. Amategeko yose ari muri Bibiliya mu isezerano rya kera yari amategeko 613 Imana yari yarahaye Abisirayeli, Abayuda. Habaho ubwoko butatu bw'amategeko, 3 types of law, aho mu gihe barawe bavuga ngo nomos. Hari ubwoko bwa mbere bw'amategeko, amategeko twita commandments, harimo nk'ari amategeko y'Imana aboneka mu gitabo cyo Kuva igice cya 20. Yari amategeko arimo ibice bibiri, icyo twita vertical laws, ni amategeko y'impagarike avuga uburyo abantu bakwiriye kubana n'Imana. Ni amategeko 4 ya mbere abanza. Hakazaho na horizontal law, amategeko y'intambike, uburyo abantu bakwiriye kubana n'abandi. Harimo amategeko agera muri 6 muri ariya mategeko 10 ya Mose, kuva ku itegeko rya 5 kugera ku rya 10. Ni amategeko avuga ku mibanire y'abantu n'abantu. Ubwoko bwa kabiri bw'amategeko nubwo twita rituals. Rituals ni imihango, harimo mu buryo abantu batambaga ibitambo, ibirori Abisirayeli bagiraga, iminsi mikuru Abisirayeli bajyaga bizihiza nka za Pasika, za Pentekote, iminsi mikuru y'ingando n'indi minsi. Harimo umunsi w'impongano wabaga buri mwaka. Ubwoko bwa gatatu bw'amategeko ni amategeko twita civil wars, amategeko ya gisivili. Yari amategeko agenzura imyitwarire y'abantu, amategeko ahana abantu, amategeko acira imanza abantu. Ese umuntu yibye twamuhanisha iki? Umuntu yishe undi twamuhanisha iki? Aho wasangaga mu isezerano rya kera bavuga ngo ijisho rihorerwe irindi, iryinyo kurindi. Kandi aya mategeko ari civil yarebaga abaturage ba Isirayeli bonyine, nibo bagombaga kuyakurikiza. Nsubiye inyuma gatoya ku mategeko y'imihango, ritual laws, habaga harimo n'icyo bita gukebwa, amategeko yo gukebwa, circumcision, circumcision, gusiramurwa kw'abagabo. Ndetse habaga harimo n'amategeko y'umuntu urwaye ibibembe. Ese umuntu urwaye ibibembe bimugendekera gute? Abana n'abandi gute? Rero ikintu cya kane cyagenderwagaho kugira ngo igitabo cyemerwe nuko cyabaga gihuye 100% n'amategeko y'Abayuda. Icya gatanu, ibitabo ibyanditse muri byo byagombaga kuba biyobora abantu ku Mana, bigarurira abantu ku guhimbaza Imana. Harimo nko gutamba ibitambo ndetse n'ibindi bikorwa byaberaga mu ihema ry'ibonaniro. Igitabo rero cyagombaga kuba kirimo ibyo bintu bivuga ku guhimbaza Imana. Igitabo utazabona muri Bibiliya y'Abaprotestanti mu isezerano rya kera, uzamenye ko kitujuje ibi bintu. Aya mabanga 5 yasabwaga kugira ngo bavumbure igitabo Imana yemeye. Mbibutse ko mu isezerano rya kera batangiye bandika ku mabuye, amabuye bayavaho bajya ku byo twita papyrus,
papirisi bazivaho bajya ku mpu, impu bazivaho batangira gukora impapuro gahoro gahoro, bandika ku mizingo n'ibindi. Uko abantu barushijeho kugenda baguka mu bitekerezo, bavumbura ibintu. Ngiyo rero impamvu Bibiliya y'Abakatolike igira ibitabo 73. Ibitabo bafite ibitabo 7 birenga kuri Bibiliya y'Abaprotestanti. Biriya bitabo 7 birengaho ntago byanyuze muri izi process, muri ubu buryo butanu navuze. Niyo mpamvu rero Bibiliya y'Abaprotestanti igira ibitabo 66, biriya 7 bya apokarafa bitarimo, kuko isezerano rya kera byari ibitabo by'Abayuda. Abayuda bemeye 66 byonyine. Murakoze cyane. Iki cyari igice cya 3 cy'inyigisho yacu yitwa Bibiliya, Bible Part 3. Tuzakomeza ubutaha n'igice cya 4. Haramutse hari ikibazo ufite, inyunganizi, komanteri runaka, mushobora kutwandikira muri comment, cyangwa mukaduhamagara, cyangwa se nanone mukatwandikira kuri nomero yacu ya WhatsApp ariyo 079 015 69 70. Nge mwumvaga yari Imana irumva Dieudonné. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde, ndabakunda.